Ndabashimiye kandi mbaha ikaze kuri Mukire TV. Njye nitwa Mr Sam. Uyu munsi reka nkwereke uko ushobora kugura amayinite, ukagura amayinite wifashishije simukadi yawe ya MTN, Momo ukayagura kuri Airtel. Waha ikaze. Aka kantu niba utari uzi ko gashoboka uyu munsi nakakuzaniye. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo gukora subscribe. Reka nkwereke uko uzagura amayinite kuri simukadi yawe ya Airtel ukoresheje mobile money ya MTN. Waha ikaze. Uzajya kuri telefone yawe bisanzwe, hanyuma ujye guhamagara nk'uko usanzwe ugura amayinite. Yes. Nugera ahangaha uzakanda iyi kode ngiye kukubwira, hanyuma ukurikize amabwiriza. Ubu nibwo buryo bwizewe ushobora kubikora kandi amayinite yawe bikagenda neza. No kuvuga ngo ugomba kugura amayinite ari hejuru ya 200 nibwo bikunda. Koresha kode bita ifashi ikagufasha kugura amayinite ukoresheje MTN mobile money ukayagura kuri simukadi yawe ya Airtel. Hakindi rero uzakanda akanyenyeri 666 ukande 2 akanyenyeri 1 akanyenyeri 1 nanone, hanyuma ushyireho urwego wemeze kuri simukadi yawe ya MTN iriho amafaranga ya kuri mobile money. Yes. Hanyuma urabona ko ahangaha barakubwira ngo shyiramo nimero yawe ya telefone, ushyiramo nimero yawe ya Airtel ushaka kuguriraho amayinite. Hanyuma iyo umaze gushyiramo nimero ukora kuri send. Hanyuma barakubwira ngo top up airtime, enter amount minimum amafaranga 200. Yes, ukora kuri 200, nuko ngo ugomba guhera kuri amafaranga 200 mu gihe urimo kugura aya mayinite nibwo bikunda. Ushyiremo 200. Yes, approve transaction. Urabona ko message ni iyi ngiyi, approve transaction, enter your pin to approve transaction. Cyangwa se ngo ukande ahangaha. Nuko ngo iyo bigeze ahangaha biba byoroshye cyane. Uzaza ukande akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri 1, hanyuma ushyireho urwego, ushyire kuri simukadi yawe ya MTN. Nuko ngo ahangaha ndamutse nsizemo pin y'amafaranga 200 yahita ava kuri simukadi yanjye ya MTN akajya kuri Airtel money ku mayinite, akajya ku mayinite ya Airtel ku buryo nshobora kuguramo ama mega cyangwa se nkaguramo andi mayinite yo guhamagaza kuri Airtel. Nuko ngo ahangaha iyo usemo pin transaction uhita uyikora bigakunda ku rwego rwo hejuru kabisa, bigahita biba amayinite yawe ukabura yaguze. Yes, aka rero niko gakode nshaka kubabwira uyu munsi nk'abakunzi ba Mukire TV, ko mugenda muvuga ngo tubabwire kuri ku bintu cy'udukode. Gakandagira ngo ugakurize kukagerageza urebe ni ibintu bikora cyane kabisa. Mbashimira mwe mwakoze subscribe. Nutarakora subscribe, uyu ni umwanya wo kuba yakora subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho izindi kode nyinshi kandi zabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Sobanukirwa byinshi indwara ya amibe. Amibe ni indwara ituruka ku mwanda w'amazi anyobwa ndetse n'ibiribwa bidasukuye neza. Iyi ndwara iterwa n'udukoko tw'utunyabuzima duto twitwa Entamoeba historica. Utu dukoko twinjira mu mubiri iyo unyoye amazi yanduye cyangwa se uriye ibiribwa byanduye. Utu dukoko tugira amagi ndetse dushobora kumara igihe kinini hanze y'umubiri, ariko iyo tugeze mu mubiri tugeze mu rura ruto. Utu dukoko tuzwiho guhita dutera amagi menshi cyane, tukororoka mu buryo budasanzwe, ndetse tukaba dushobora gutuma ugira n'udusebe mu rura ruto. Dore ibimenyetso bizakubwira ko urwaye indwara ya amibe: uraribwa mu nda, uhorana iseseme, ugacika apeti yo kurya, ndetse ugasanga ibiryo bimwe wakundaga ntabwo ukibikunda. Iyo woza amazi akonje uraribwa kandi ugafuruta, cyangwa se ugasanga ufite constipation cyangwa se impatwe, aho ujya kwituma bikagorana cyane. Ibi ni bimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza ko ufite iyi ndwara ya amibe. Tanga amakuru kuri mugenzi wawe ufite ibi bimenyetso, cyangwa se niba wowe ubifite uduhuze nawe tumufashe ubuzima buzira umuze, niyo ntego yacu.
ukaduhamagara kuri nimero guteranya 250 79 0 7 94 cyangwa se mukatwandikira kuri WhatsApp guteranya 250 78 tukavugana nkakugezaho supplement zagufasha gukira neza aho waba uri hose mu Rwanda n'imahanga, dore ko dukorana na company zitwara ibicuruzwa. Ndabashimiye cyane. Nge nitwa Mr Sam.